twongeye kubaha ikaze abatwumva, aho dukunze kubana mu bihe bitandukanye, ikiganiro cy'ivugabutumwa gishobora kugera ahantu henshi. Rero muri uyu mwanya twongeye kubaha ikaze, turabakunda, turabazirikana, tubifuriza umugisha utangwa n'Imana. Umugisha wose uva ku Mana kugira ngo ubagereho twese tuwusangire. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi, twongere tubane kugira ngo Imana ibane natwe. Tugitangira ikiganiro, reka twiragize Imana n'ubundi. Mana yacu, Mwami wacu, turagukeneye, turagushaka, turakwifuza uri kubana natwe. Ubwiza bwawe, neza yawe, urukundo rwawe nibyo bitugota. Tuyoborwe nawe, turagushaka muri byose, mu itangira ry'ikiganiro kugeza mu isoza ryacu, kugira ngo n'abacumva bose Mwana kibagirire umumaro, boye kumva gusa ahubwo bakore iby'iryo jambo. Urakoze Data, ni kubw'imbabazi zawe, urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa cya none gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni intumwa nyayo. Kumenya intumwa nyayo. Intumwa nyayo iyo ari yo niyo tugiye kurebaho, kuko ijambo ry'Imana ribitwereka. Reka dusome ijambo ry'Imana tuja kugenderaho muri iki kiganiro. Dusome ibyakozwe n'intumwa, ibice 10, umurongo wa 10 turagera ku 13. Bibiliya iravuga gutya ngo abantu urota abona ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe ku binyita 4 kija hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru 4 n'ibikururuka hasi byose, n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi rirambwira riti, haguruka Petero, ubage urye. Haleluya. Iri ni iyerekwa rya Petero. Imana yamwerekaga ishaka kumutuma mu banyamahanga. Nicyo cyatumye yerekwa inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru 4 n'ibiguruka mu kirere byose. Akumva ijwi rimubwira ngo nahaguruke abage arye. Petero kuko yari mu Isirayeli byaramutunguye kugira ngo atumwe mu banyamahanga, agenda asangira nabo, agenda abane nabo, agenda aganira nabo. Cyari nk'ikizira, ariko Imana iramubwira ngo nahaguruke agende abage arye, bishoboke bikunde.
ubundi intumwa ni abakozi b'Imana badasanzwe. Imana yitorera ubwayo ngo babwirize abantu benshi. Intumwa igira iyerekwa ryo kwita ku bantu undi muntu atabona. Reba iyerekwa rya Petero yagize yabonye inyamaswa zitaribwa, ariko Imana iramubwira ngo nabage azirye. Ariko yarabwiwe ngo ubage kandi urye. Iri ryari itegeko rigoye cyane, kuko Petero atiyumvishaga uko yarya ikintu kizira cyangwa gihumana. Imana yari iri gushyira mu mutima wiwe iyerekwa ry'ibitaribwa, ari nabyo zavuga ari nabyo nanone twavuga ibintu bitagerwaho cyangwa ahatagerwa, abantu batagerwaho, aribo bantu bakeneye Yesu Kristo. Uyu ni wo muhamagaro rero w'Imana ku muntu witwa intumwa. Ni wo muhamagaro w'Imana ku muntu witwa intumwa, ni ukugenda aho atazi, mu batamuzi, agasangira nabo, akabana nabo, akavugana nabo, akabegera, bakegerana, kugira ngo nibo bakeneye Yesu. Bariya bari kure, bariya wumva utashobora kuvugana nabo, abo nibo bakeneye Yesu, nibo bakeneye ubutumwa, kandi nibo ushobora kubabwira ubutumwa. Ni wowe bakeneye, ni wowe bategereje, wowe intumwa. Ubundi intumwa tureba intumwa si izina baha umuntu kubera ko yabaye mu itorero igihe kirekire. Ntabwo ari byo, si cyo bisobanura kugira ngo umuntu abe mu itorero igihe kirekire abone kwitwa intumwa. Oya, ahubwo intumwa ni umuntu woherezwa ahantu hatandukanye kwita ku bantu. Iyo niyo mpamvu intumwa Pawulo yagenze amahanga menshi. Intumwa ni umuntu ufite intama ahantu hatandukanye aba agomba kwitaho. Niyo ntumwa ifite intama ahantu hatandukanye agomba kwitaho. Iyo tureba intumwa ya mbere, intumwa ya mbere dusanga ari Yesu. Yesu yabaye intumwa ya mbere, kandi intumwa yavuye mu ijuru. Iyo dutekereza ubuzima bwa Yesu, ukuntu yavuye mu ijuru ari Imana kandi yatumwe na Se, aza mu isi, si yanduye, si y'ibyaha, si irimo bazamukubita, irimo bazamutuka, irimo imiruho, irimo inzara, irimo abamusuzugura.
ariko asiga mu ijuru, asiga icubahiro mu ijuru, aza mu isi kugira ngo ibyo byose abyihanganire. Intumwa ni umuntu utuma, kandi akazakurikiranwa agatanga na raporo. Iyo niyo ntumwa nyayo, ikava iwabo ikaja mu bihugu bitari iwabo, aho atamenyereye imico y'iwabo, ugasanga abiyindi mico, ariko intego ni ukugira ngo bakurikiranwe nabo bamenye Yesu. Intumwa nizo zibwira abantu Yesu cyangwa ibya Yesu. Imana ishimwe. Reka turebe ibintu bigera kuri 7 biranga intumwa nyayo. Ibintu biri mu byanditswe byera bigera kuri 7 cyangwa 7 ariko dusuzuma muri iki kiganiro biranga intumwa nyayo. Ijambo rya mbere, intumwa zigira kwerekeye ku bandi. Haleluya. Iyo niryo jambo rya mbere muri ibi bintu biranga intumwa nyazo. Intumwa zigira icyo ni icya mbere, kwerekeye ku bandi. Mu gihe umuntu muri iki gihe usanga ni intumwa, ariyita intumwa, ariko akaba afite itorero rimwe cyangwa yahamagariwe mu itorero rimwe, niwo muhamagaro afite, ariko bwaca akavuga ngo ni intumwa. Ese ni intumwa yatumwe he? Ubundi intumwa ni umuntu watumwe akagenda, si umuntu wituma wenyine aho ari ngo akomeze kubaho. Ni umuntu ushobora kugenda akava aho ari. Haleluya. Kugira ngo azozane benshi aje kure y'iwabo. Turebe ijambo rya kabiri. Intumwa nyayo cyangwa intumwa nyazo zikorera umutwaro w'abandi. Izo ni intumwa nyazo, zikorera umutwaro w'abandi. Ugasanga ziraremerewe kugira ngo abandi bakizwe. Zikorera umutwaro w'abandi. Izo nizo ntumwa nyazo. Mu rwandiko rw'Abaroma ibice 10 hatubwira ngo bene data, ibyo umutima wanje wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, no kugira ngo bakizwe. Uwo ni wo mutwaro w'intumwa, no gusabira abandi kugira ngo bakizwe. Pawulo yasabiye abandi muri iki gice, aravuga ngo bene data, ibyo umutima wanje wifuza nibyo nsabira Abisirayeli kugira ngo bakizwe. Ndabasabira ku Mana kugira ngo bakizwe. Intumwa nyayo nisabira abandi cyangwa ndagira umutwaro w'abandi. Ijambo rya gatatu, intumwa nyayo cyangwa intumwa nyazo zita ku bandi benshi cyangwa ku bantu benshi, kugira umutwaro w'abantu benshi kugira ngo nabo bakizwe, kuko mu isi yuzuyemo abantu benshi batari bamenya ubutumwa bwiza, ariko ni wowe bategereje. Ni wowe bategereje, baragutegereje. Haguruka ugende. Intumwa zo kwicara hamwe gusa, baragutegereje. Baragutegereje. Intumwa nyayo yita ku bantu benshi. Urwandiko rw'Abakorinto, Pawulo arandika, Abakorinto ba kabiri
11:28 arandika aya magambo aravuga ngo ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, ni uguhagurukira cyangwa ni uguhaguruka umutima wanje wose ukabwiriza amatorero yose cyangwa kuja mu matorero yose. Rero intumwa no kugenda henshi, si ukwicara ngo ugume hamwe gusa, ariko ne kuvuga ikindi keretse hariho ikindemerera iminsi yose, ni uguhagurukira cyangwa ngahaguruka n'umutima wanje wose nkabwiriza amatorero yose, ubwo icyo nicyo numva kindemereye. uwo ni Pawulo. Haleluya. turebe ijambo rya kane riranga intumwa nyayo. Ijambo rya kane riranga intumwa nyayo. Intumwa nyayo igomba kuja ahantu kure kugira ngo zigere ku bandi, guhaguruka zikaja ahantu kure kugira ngo zigere ku bandi. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 22 n'umurongo wa 21 aravuga aya magambo ngo, aransubiza ati genda, kuko nzagutuma kure mu banyamahanga. Ariko haguruka ugende, nzagutuma kure mu banyamahanga. Ayandi magambo, intumwa nija kure iwawe kandi gato, si ukumva mu cicaro gusa ngo wumve kuko uri intumwa. Nimba wiyemeje kuba intumwa, ushaka no kwitwa izina intumwa, haguruka ugende ubutumwa, wemere ubutumwa. Muri iki gihe hari abaza batuma bagakenera gukorera iwabo gusa, bagakenera kugira ngo bakorere iwabo, umuhamagaro ukaburanza, akumva umuhamagaro ariko bamutuma akaga ngo aho ni kure. Abandi bakanga kuja ahantu ngo ni mu byaro, mu cyaro bakanga kuja kure ngo ni mu cyaro, ariko agakenera kuba intumwa kugira ngo abe intumwa ikorera iwabo. Intumwa ikorera iwabo gusa iyo si intumwa. Bavandimwe, inshuti zanje, munyumva mukeneye kuba intumwa, haguruka. Nimba ukeneye kuba intumwa, genda. Kandi mu kugenda uzahura n'ibintu byinshi bishobora kuba ingorane kuri we. Mwibuke Pawulo yahuye n'ingorane, yageze aho higwa kandi yakoraga ibitangaza, abibwirwa n'ijambo ry'Imana. Yasengera abantu bagakira indwara, ariko mu kwagukira indwara bikabamo impamvu zo kumuhiga no gushaka kumufata, agakubitwa. Kubera iki? Kubera ubutumwa. Ubundi ubutumwa ushobora no kubuzira, ushobora gushika aho wagiye ugafungwa uzira ubutumwa bwiza. Yesu se urugero rwacu rw'intumwa nyayo yavuye mu ijuru, n'ibihe yakorewe, n'ibihuzi yakorewe. Yesu yarasuzuguwe, aravyihanganira. Yesu yarakubiswe, Yesu yakorewe yica rwose.
kugeza ku munota wa nyuma, ariko yashakaga imitima y'abantu kugira ngo bamenye Yesu, bamenye ubutumwa, bakizwe n'ubutumwa bwiza. Izo ni zo Yesu yakorewe. None se nshuti yaje, intumwa y'iwanyu uhuriye nahe n'ibi byanditswe? Turebe ijambo rya 5, intumwa nyazo zigomba gusura ibihugu byinshi kugira ngo zigere ku bantu. Gusura ibihugu byinshi kugira ngo zigere ku bantu. Dusomye nanone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bice 15 umurongo wa 36, baratubwira ngo hashize iminsi Pawulo abwira Barinaba ati, dusubire tugenderere bene data bo mu midugudu yose, aho twavuze ijambo ry'umwami Yesu, tumenye uko bameze. Haleluya. Uwo ni Pawulo wabwiraga Barinaba, aramubwira ati, dusubire tugenderere bene data bo mu midugudu yose, hahandi twanyuze, tubwiriza ijambo ry'umwami Yesu, ngo tumenye uko bameze, niba bakomeye, nimba bagihagaze mu butumwa. Ubundi ubutumwa si ukugenda ngo numara kuvuga uterere inyuma, ariko ugomba kuja no gusura aho wabuze ubutumwa. None se umuntu yatera umurima, ugatera imyaka mu murima, hanyuma ukicecekera ntuzoja kwisura ngo uje kubagarira urebe ko yameze, imyaka yameze, ukavuga ngo ufite umurima. Iyo wahinze umurima ugashiramo imyaka, uzabuca ukaja gusura ko yameze, hanyuma se naho ngaho wasanga yarameze, bwacu ukongera kuja kureba nanone ukabagara kugira ngo imyaka wateye imere. Iyo wabagaye iza yera kandi yaja kwera, ikera neza, ukabona umusaruro w'ibyo wakoreye. Ariko iyo wahinze ugaterera iyo ngiyo, umaze gutera, ishyamba riza rimera igihuru, kamera kikasibagatanya wa murima, ya myaka ugasanga yarashize, ni nkaho wakoreye gusa. Ariko iyo umaze gutera umurima, uzusubirayo kureba ko imyaka yameze, ukayikurikira. Pawulo niwe niko yabwiye Barinaba aho bavuze ubutumwa, ati byaba byiza nuko twasubirayo, tukaja gusubirayo tukareba aho twavuze ubutumwa, tukareba ko bameze. Turebe ijambo rikurikiraho, ijambo rya 6, ijambo rya 6 riravuga ngo intumwa nyayo zitanga ibyazo ndetse zikanitanga kubera abandi. Intumwa nyayo iritanga, cyangwa intumwa nyazo ziritanga zigatanga n'ibyazo. Zibanza gutanga, kwitanga ubwabo, bagatanga n'ibyabo, ariko kugira ngo bagere ku bandi. Nanone Pawulo yandika amagambo uzakozwe mu Bakorinto ba 2 ibice 12 n'umurongo wa 15, aravuga ngo ku bwanje nanezezwa cyane no gutanga ibyacu, ndetse no kwitanga rwose jewe
nkitangira ubugingo bwanje nkabutanga, nubwo uko ndushaho kubakunda, ariko urukundo mwankundaga urushaho kugabanuka, nkitanga ngatanga n'ibyanje, nubwo njewe urukundo mbakunda rushaho kuzamuka, ariko rwanyu rukarushaho kugabanuka, ariko kugira ngo soze ubutumwa natumwe ndakomeza njewe mbakunde. Murabizi kuko Pawulo mu ivugabutumwa ryiwe yakomeje kwanga, ndetse bakageraho bahinyura ubutumwa bwiwe bakavuga ngo si intumwa nyayo, kuko atagendanye na Yesu, bakamuhinyura. Ariko kuko yari yaratumwe, umunsi umwe yaratumwe aratumwa, uwo yari ari mu nzira ije i Damasiko kugira ngo ariho ahirwa abavuga ubutumwa ababangamira. Muribuka kuko umunsi Stefano bamutera amabuye niwe wari uhagarariye urwo rupfu rwa Stefano. Ariko Pawulo yumva ijwi Stefano yari akoresheje avuga ngo data ubabarire, asabira abamwica bamutera amabuye abasabira imbabazi, aravuga ngo Mana ngo ubabarire, data ubabarire kubera ko batazi icyo bakora. Iryo jambo riricumita mu mutima wa Pawulo, acitwa Sawuli. Icyo gihe yageze mu muhanda uje i Damasiko, akomeza gutekereza ayo magambo, hanyuma ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru rimuvuga ngo Sawuli Sawuli nkundenganyiriza iki, kubera ikundenganya. Naho ngaho niwe yahereye kuvuga ubutumwa, arakizwa, aravuga ngo ninde uboneye. Rero intumwa ni ijakure. Reka turebe ijambo rya 7 rivuga intumwa nyayo. Intumwa nyayo cyangwa intumwa nyazo zigisha abantu gutekereza ku bandi. Intumwa nyazo zigisha abantu gutekereza ku bandi, ntabwo zazitekerezaho zonyine, ahubwo zikangurira n'abandi gutekereza ku bandi, abandi. Intumwa zitekereza ku bandi, abandi barakenewe, abandi nibo batuma ubituma, abandi nibo bakenewe bariho hirya no hino. Iyo turebye nanone mu gitabo, urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice 2:19, haravuga aya magambo: niringiye mu Mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba kandi, kugira ngo nanje nshize umutima maze kumenya ibyanyu, maze kubimenya neza. Simfite uwundi duhuje umutima kabo, simfite uwundi cyangwa simfite undi duhuje umutima kabo uzita ku byanyu z'ukuri, kuko bose basigaye bashaka ibyabo, badashaka iza Yesu Kristo. Ariko Timoteyo niwe numva duhuje umutima, avuga ngo ndashaka kumubatumaho kugira ngo abasure, kuko niwe numva duhuje umutima. Haleluya. Nta wundi mfite duhuje umutima kawo uzita ku byanyu keretse Timoteyo, ubona byaje gutukura.
ni Pawulo. Ese wowe nk'intumwa, ninde uzawumva muhuje umutima? Ninde uzawumva watuma? Ninde uzawumva watuma kugira ngo mukorane muri ubwo butumwa bwiza ugomba kugira nawe uwo wumva ko mugendana? Haleluya. Ufite uwuhe? Ufite nde? ese uzugenda wenyine, nta wundi wizeye, nta wundi wigishije, nta wundi ushobora kugendana nawe? Twasomye hano nanone mu gice cya 5 cyangwa kuri iriya mpamvu ya 5 yerekana intumwa nyayo. Yavuze ngo intumwa nyayo cyangwa intumwa nyazo zisura ibihugu byinshi kugira ngo zigere ku bantu benshi. Zisura ibihugu byinshi, si ukuba mu gihugu kimwe gusa, zisura ibihugu byinshi kugira ngo zigere ku bantu benshi. Niho twasomye ijambo hariya ngo zakozwe n'intumwa 15:36 avuga aya magambo ngo hashize iminsi Pawulo abwira Barinaba ati dusubire tugenderere bene data bo mu midugudu yose, abo twavuze, abo twabwirije ijambo ry'Umwami Yesu, ngo tumenye ko bagikomeye. Bandimwe dusangiye kino kiganiro, nimba ushaka kuba intumwa ugomba kumva, kuko ugomba kumvira uwo gutuma. Twigenga. Bibiliya avuga ngo turi abacu ngo twigenga. Nimba uri intumwa cyangwa wumva ugomba kuba intumwa, ni uguhaguruka ukita. Hakaba n'igihe utanga n'ibyawe, nawe ubwawe hari igihe ushobora kwitanga. Bandimwe bene data b'intumwa muri kino gihe, nibi nivyo biranga intumwa nyazo. Isuzume rero urebe nimba uri intumwa nyayo, hanyuma cyangwa nimba hari ikibuze, amaze wongere kandi uvugurure cyangwa utekereze aho wataye kugira ngo usubire mu murongo nyawo. Imana dufashe tumenye ibiranga intumwa nyazo kugira ngo tubigendereho, kugira ngo tuzabe intumwa niyatumwa, tuzabe intumwa nyazo. Nuko tumenya kuko twatumwa, si ukwituma ubwacu, si ukwihamagara ubwacu, kandi tuzatanga raporo. Ibihugu byatumaga intumwa kugenda ngo zije mu bindi bihugu, ubundi bagira n'ababatera inkunga yacu iva mu ijuru. Inkunga yacu iva mu ijuru. Mu gihe ba misiyoneri bavaga mu bindi bihugu, bakaza mu banyamahanga, bakaza mu bihugu by'Afurika, buriya hari ababatumye kandi bakabakurikirana. Natwe ijuru iyo turyemereye riradukurikirana, kandi rikamenya aho tugeze, kuko niryo ridukurikirana, niryo dukorera, niryo ryadutumye mu isi. Yesu aravuga ngo nimugende, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Yaramaze kuzuka abwira abigishwa, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ngo nimugende muje mu isi yose. Mugende mu isi yose, ni mu isi yose, si mu gihugu kimwe, mu isi yose. Wowe intumwa y'iki gihe uri mu kihe gihugu? Ugeze hehe mu butumwa bwawe? Ijambo ry'Imana ridusuzume kandi tumenye icyo rivuga kuri twebwe. Imana idufashe kw'iryo jambo. Amen. Mwari kumwe na Pasiteri Sebanyana Bizimana.